Bakunzi b'u Rwanda Twifuza TV, nyemerera mbasuze mbifurize amahoro y'Imana. Ngiyewe tubonetse nk'ibisanzwe uje kugira ngo mbahe aya makuru mu nca make. Wowe udukurikiye kano kanya nje kuburira aba bantu bakurikira. Ibitero bikomeje kuba byinshi ndetse kugeraho muri munsi muri ijoro ryakeye umujyi wa Goma warayemo intambara. Ikindi mu nkuru ndi butange ndagaruka ku mugabo umukoloneli w'u Rwanda umaze kugwa mu mirwano, ndetse ikibuga cy'indege cya Kavumba kwa bakomeje kukigera amajanja. Ariko kandi ndahera kuri Faci Beto, uburyo Evode Uwizeyimana Evode uriya wari senateri cyangwa se n'uyu munsi yashobora kuba ari we uriya muhutu ukomeje kugambanira abahutu ahindura itegeko nshinga umunsi ku munsi ku magambo yavuze, kandi muzi ko bari yabavuga ikintu bamaze kugishyira mu bikorwa. Ubwo rero Birenge ni wowe ubwirwa. Nyemerera wowe udukurikiye kano kanya nimba udukurikiye ugerageze ukande kuri subscribe ku Rwanda Twifuza ndetse no kuri Turwanya Kandoyi Theoneste kabiri, hanyuma ugerageze ukande like ndetse ibiganiro ugerageze kubisangiza abandi. Uba ukoze cyane ndetse umusanzu utanze aba ari mugari cyane. Nkuko nari maze kubivuga ndende kubabwira ko umugabo cyangwa se nyakubahwa chairman president w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi hari amakuru amaze kujya hanze aho ibintu bikomeje kuyangara ubwo bamuteze mu nama muri Tanzania. Ibi bikaba bihwiswa cyangwa se biri kuvuga ko ari nk'igico abana basogosi bashaka bakomeje kumugabaho cyangwa se bashaka kugira ngo bazamuhitane. Ese kuki ibi bakomeje guhinduranya imivuno? Birabe ibyuya ntibibe amaraso, kubera ko biravugwa ko bakomeje gushakisha uburyo ki, ndavuga kana gatsiko k'amabandi ka FPR Inkotanyi hakomeza gupangwa gucurwa imigambi yo kugira ngo bahure nawe cyangwa se bagira ahantu bicaranira, kuko impfu zabo zo abari nyinshi. Hari kwica umuntu bamuroze, kwica umuntu batamukozeho, kwica umuntu bamurashe mu ndege, cyangwa se ndetse no kuguteza imyuka mibi. Hari ibirori byo kurya nubwo guteza imyuka mibi, ibyo byose barabigendana. Bikaba rero dusaba abihaye Imana, abakozi b'Imana, abanyamasengesho, abafite uwo muhamagaro gusengera umukuru w'igihugu cya Kongo nkatwe muri studio zacu u Rwanda Twifuza cyangwa se Turwanya Kandoyi Theoneste kabiri TV. Turasaba umuntu wese ukunda amahoro, ushaka ko twibohora amahoro mu karere, ko gusengera umuyobozi w'igihugu cya Kongo bitewe n'ibitero umwanzi akomeje amugabaho. Nkuko nabivuze, umuzimu arira ku Munyagasani yabonye akababaro k'abanyarwanda, aravuga ati nabo gufashwa ndetse nabo kwitabwaho, ahubwo bafashwe bugwate n'amabandi. Kuva yavuga ibyo umwanzi wacu ntago yari yicara na gato, ahora ashaka ikintu cyose cyatuma umukuru w'igihugu cya Kongo agirirwa nabi. Iyi migambi ikomeje gutegurirwa i Kigali. Ni ngombwa ko abantu mwese mugomba kumenya umwanzi wa karere. Hari itangazo, ngarutse ku makuru y'urugamba. Itangazo ryasohowe n'aba bayobozi bampatse ibihugu, bati abantu bacu bagomba kuva mu mujyi wa Kinshasa. Maze iminsi mbivuga aho abanyamahanga bakomeje gusohora abantu babo bababwira ko bagomba kuva mu mujyi wa Kinshasa. Ibi twabivuze kuva kera ubwo ziriya nkotanyi zigabaga cyangwa se zajyaga hariya mu mujyi wa Goma bagiye kuwufata, hamanje gucaho n'undi amatangazo. Ndashaka kuvuga iki? Ndacyaburira abakongomani, nkuko aka gatsiko ka FPR Inkotanyi gashaka guhitana umuyobozi w'igihugu cya Kongo, ni ngombwa ko uyu munsi mu matangazo ari gutangwa cyangwa se n'aba bantu bampatse ibihugu bigomba kwa bimwe mu bihamya, kuko haba hari impamvu. Buriya mbere yuko umuriro waka hamaze gucumba umwotsi. Rero mube maso, kubera ko i Kinshasa biracyakemangwa. Gusa hari amakuru mfite y'ihumure ko
umugabo nawe yatangiye guhandura amavunja bucece. Yego rwose mfite amakuru, ni byiza ko hari abari gufatwa, ariko kandi ni ukuba maso ndetse mukaryamira amajanja. Umwanzi ntago yicaye. Turasaba ko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo, ababyumva n'abamwumvira n'abajyanama be ndetse n'aho ribasha kugera, kumugira inama yo kutajya guhura na bano bantu mu gihugu cya Tanzania. Kabone nubwo byameze gute rwose, iyo nama cyangwa izo nama zabera ku ikoranabuhanga. Wenda namaze kumva amakuru ko bishoboka ko bashaka kuzikora ku ikoranabuhanga, ariko nyaboneka uwizo ngendo zo mu ndege, izo ngendo zo mu kirere, bakongomani mutagwa mu mutego nk'uwo mu Rwanda byagenze, cyangwa se nka mutego Habyarimana yahoraga avuga, ariko bikarangira ari buwuguyemo, bikarangira bamumanuye mu ndege. Turiho turaburira abakongomani ko mugomba kurinda umukuru w'igihugu cya Kongo cyanyu, kuko gahunda iriho nta yindi niyo kumugira nka Habyarimana. Igoma hari havuga amasasu mu mujyi, ndetse amasasu menshi, ariko kandi turaza kuyaba mu buryo burambuye. Twamenye ko hari impamvu nyinshi zituma aka gatsiko gakomeza kwirasa ibisasu. Gusa mbibutse ko umujyi wa Goma n'uyu munsi katarafata burundu. Si igitangaza rero kuba amasasu barayavugiramo, ndetse ku bwinshi y'imbunda ntoya n'inini. Koloneli wa RDF yishwe kandi yaguye mu bitero byo muri Kongo. Uyu mukoloneli akaba yitwa Karakire Joseph, ayamaze kwicwa. Mu makuru arambuye turaza kubigarukaho, tubabwire impamvu ndetse tunabagaragariza uyu mukoloneli. Ese kuki bakomeje kwicwa kandi FPR inkotanyi igahakana abantu babo? Ndibutse ko umuntu uri kuyikorera nawe ni kuzagenda, ntago bazigera bakwemera igihe cyose bazagutuma. Niyo mpamvu tubwira tuti mugerageze kwitandukanya n'iyi ngoma karinga. Ni ngombwa, ni igihe cyo kwitandukanya n'iyi ngoma karinga, kuko buri muntu wese utazitandukanya nayo nta kindi gisubizo kereka gupfa urupfu nawe ubwe atazi. Ntabwo twifuza ko buri wese mwahura n'akaga, kandi akaga gasa nk'akumwikururiye. FPR yavuze ko izarwana nkaho ntacyo iramira. Niyo mpamvu iri kurwana nkaho ntacyo iramira. Mbibutse ko AFC cyangwa se RDF hariya Bukavu yatanze itangazo, yamaze gusohora itangazo riteguza gufata Bukavu. Bakongomani nimwe ndi kubwira, mwibuke ko iyo batangaye amatangazo haba hari ikindi kihishe inyuma. Ese niki kihishe inyuma y'itangazo? Ikitwa AFC cyo kwa Corneille Nangaa hasohotse itangazo riteguza gufata Bukavu. Ese irafatwa cyangwa ntifatwa? Ese intambara imeze ite? Gusa uyu munsi mbibutse ko hapfuye benshi, hapfuye abasirikare barenga 250 ba RDF bahasize ubuzima. Kuki? Kuko badashobora gusubira inyuma, bazi ko nta bundi buhungiro nk'uko Kabarebe yababwiye. Naho mu kanya kandi mu yandi makuru arambuye, mbibutse ko Evode Uwizeyimana ari yatangiye kwidekarara cyangwa se kuvuga nk'ahateguza ko Antoine Felix Tshisekedi Faci ashobora gupfa cyangwa kwicwa nk'urupfu rwa Habyarimana. Ubwo rero birenge mbisubiremo n'ubwe ubwirwa. Bakongomani mucunge umutekano bikomeye cyane w'umukuru w'igihugu cyanyu. Bye bye. Bashimire ni mukanya.